kugurishwa. Niba udafite ijerekani ushobora gukoresha ikindi gikoresho cyumutse kandi gifunze neza bingana mu gihe ibishyimbo birimo byegeranye cyane bishoboka. Igikoresho kigomba kuba kijyamo nibura litiro 5. Ubunini bw'igikoresho ubundi bwakabaye hagati ya litiro 10 na litiro 20. Niba udafite ibishyimbo bihagije byo guhunika, ukorere hamwe n'abandi bahinzi bakwegereye. Ushobora guhunika ibishyimbo byinshi neza usangira n'abandi ubuhunikiro. Ni ingenzi ko ijerekani ukoresha itigeze ijyamo ibyica nka lisansi cyangwa imiti yica ibyonnyi, kuko byangiza ubuzima bw'abantu kandi bidapfa kuva burundu mu bikoresho. Ushobora guhunika neza ibishyimbo kugera ku mezi 6 mu gihe ijerekani itafunguwe kandi ukaba uri gukoresha ibishyimbo by'imbuto. Icyakora nuhunika ibishyimbo hejuru y'iki gihe, ubushobozi bwo kumera buzagabanyuka. Ibishyimbo bigenewe kuribwa bitari ibyo gutera byahunikwa igihe kirekire ushaka. Ibi byaba amezi make cyangwa umwaka wose. Icyakora iyo ufunguye ijerekani ugomba gutangira kurya ibishyimbo bidatinze kandi ugomba kubimara mu gihe gito cy'ibyumweru. Mbere y'uko uhunika ibishyimbo byawe mu ijerekani itageramo umwuka, ugomba gukora ibikurikira. Icya mbere, anika ibishyimbo byume neza ku zuba, ku ihema cyangwa ishashi kugira ngo urwanye imungu. Nyuma y'ibyo, utoranye ibishyimbo witonze, ukuramo neza ibyangiritse. Shaka ijerekani isa neza yumutse, usukemo ibishyimbo. Ubunini bw'ijerekani bugomba kuba hagati ya litiro 10 na litiro 20 kandi igomba kujyamo hagati y'ibiro 10 n'ibiro 20 by'ibishyimbo. Ushobora nanone gukoresha igikoresho gitoya ariko ntujye munsi ya litiro 5. Nyuma yo kuzuza ijerekani kugera hejuru, cugusa ibishyimbo wizere ko bipakiye byegeranye, wongeremo n'ibindi bishyimbo niba hakiri akanya. Ni ingenzi cyane ko ijerekani yuzura neza ku buryo hasigara akuka gakeya cyane. Nihasigara umwanya munini, imungu ntizapfa. Umaze kwizera ko ibishyimbo bipakiye neza, upfuke umunwa w'ijerekani ukoresheje ishashi. Ishashi igomba kuba idatobotse. Ushobora guhinamo ishashi kugira ngo ugire impande ebyiri. Funga neza umunwa w'ijerekani, ibishyimbo byawe bizaba biri kure y'ibitero by'udukoko. Wibuke kwandika kuri buri jerekani itariki yafungiweho n'icyo ibishyimbo bigenewe gukoreshwa, niba ari byo kurya cyangwa niba ari imbuto. Ijerekani imaze gupfundikirwa, umare nibura ukwezi utarayifungura, imungu izaba imaze gupfa. Ni ingenzi kudafungura ijerekani kugera ibishyimbo bikenewe ngo biribwe, biterwe cyangwa bigurishwe. Iyo ufunguye ijerekani hinjira umwuka mushya, bityo amagi y'imungu ashobora guturagwa. Ibuka ko niba ibishyimbo ari ibyo kurya, waberekera mu ijerekani igihe kirekire ushaka. Icyakora niba uteganya gutera ibishyimbo, ntubihunike mu ijerekani igihe kirenze amezi 6. Ukurikije ubu buryo, warinda ibishyimbo byawe udukoko nyuma yo gusarura. Ibi bisobanuye ibishyimbo byongereye byo kuribwa n'umuryango wawe. Ibishyimbo byiza bihabwa igiciro cyo hejuru ku isoko, n'imbuto nziza y'ibishyimbo ishobora gutanga umusaruro mwiza.